Siko ngiki impamvu ya mbere iruta izindi ikora iki ituma abantu bajya kubana ni iyihe n'ubuzi bitsina ubu se kuko urabizi neza niyo ya mbere niyo mpamvu ya mbere ubwo ni ukujya nereta umuntu umubwira ngo iki ni ukudutereta umubaza ngo uranta nkumva ariko muzika ibintu Siko yavuze ari byo koko dore urugero uzajya urara ijoro ryose ahandi azaza guhana iryari ku manywa nujya ku kazi nguhaye amasaha make yo gukora ni ryari nzaza nkuha saa yine uzajya uza udamuka ku kazi uze umpe indi saha saa 8 uzumpe indi nanone saa 12 uzumpe erega ho ndumva akazi kanyaro kukubomora gusa akazi kawe ni ukumpa gusa nta kindi aha ndumva bikaze mwabyumvishije niko ngaba abantu basezeranye ngo kandi mujya inama yasashimwe cyane ngo namubwira ngo iki nakubwira ati mpaho nubwo byaba kumanywa muhe ntabwo mbyumvise neza ngo namubwira ngo iki nakubwira ati mpaho nubwo haba hari abashyitsi ntabwo mujyana nabo none se ubwo umuntu yakwirengagiza abashyitsi abashyitsi arongoye wowe genda umuhe byaba kumanywa byaba nijoro muhe niko wowe utekereza iki ku mugore w'umugabo n'umusazi mwebwe idini ribabwira ngo iki twebwe idini ritubwira yuko iyo wimye umugabo abamarayika bose baba bari kukuvuma niko wandaye y'umukecuru itazi kwihesha agaciro ariko wowe ukorera aho ngaho nkorera aha ubu se wakura umugabo w'amafaranga angahe ujya he ngiye mfite aho njya gutegera abagabo bafite ifaranga aho ngaho se ho ntabwo haba amafaranga aha ni amafaranga none se bari abagenzi bawe nabonye aha ngaho nta amafaranga bakorera aho bagenzi banjye nyine abo ngabo nabonye aho ngaho bo baba ahangahe biterwa n'ubushobozi bwa hano uwo baha igihumbi agatandaraza ariko biterwa n'uwo ari we none se ubundi aho ngaho uri bahita ngo iki hano bahita muri Njamena nta mwana uhaba nta mukecuru nta mukuru nta ruhinja ikindi kintu nabonye abana bahangaha batoya baranywe inzoga nyinshi barababaye bari mu buzima bubi turasa n'izaje kubise ubu cupa birasisa cyangwa 3,900 ngo nagukora iki ntago ujya imyoto nicyo kigabo wakibona nyere mukavugana kuri kukira we Francis munywa inzoga kugira ngo mutaza gutekereza ibintu mugiye gukora iki se ubuyobe byo ugiye gukora ukuramo ikariso ugatandaraza akaguru uyobe byo ugiyemo akanyanga mu mutanda none se wewe wabyo ufite imyaka ingahe je nabyo mfite 22 ubu ngubu ufite ingahe 43 none se watangiye gukora kano kazi ufite imyaka ingahe tangiye mfite imyaka 7 niga primaire reka ukora aka kazi k'uburaya nyine none se ubwo iwanyu ni wacu ni kimisagara turajya ndi muvanara none se ubwo iwanyu ntago bari bahari ku buryo utangira kujya muri uwo mwuga w'uburaya ufite imyaka ingana gutyo bari si papa bagazi ko nagiye kwiga he ngo kujya kwiga si ukora iki kujya kwiga singiyo nkajya kurara mu bagabo yari kunkurayo ufite imyaka 7 imyaka 7 nyine none ubu kuri hano ahangaha uri shefu wabo uri umuyobozi wabo uri iki cyabo nabonye abantu benshi ari we biyamba abo buri wese asamaye buri wese amenya ibye buri wese amenya ibye inaha ngaha ni muri Njamena none se nihe nama wagira abantu bari gukora kano kazi k'uburaya kuba babigumamo cyangwa bakabireka oya bazabigumemo bazabipfiremo nta hantu badapfa none se ubu ngubu nta kuntu babihunga none se bazabihungire ubundi si urupfu kubera iki murokora urapfa umugatiri kugapfa nta hantu wahungira aha turagushimiye cyane niko bimeze Miki wabonye kunura mugabo wawe yashaje umugabo usaza bro ibyo niba zakubeshya arakena nasaza arakena ntagasaza kuko iyo wakennye nibwo tubona washaje ariko ku ifaranga rya n'imyaka 90 umukobwa arakwipevera akavuga ngo iki akavuga ati ntari bamenya bataka ariko ayo mafaranga ndayakeneye ubu iyo ufite amafaranga ariko ushaje umukobwa wakubona gute mani ku myaka 90 ufite amafaranga umukobwa wakubona mu myaka 25 kumeze neza ubwo si ufite 25 kandi ukennye iyo ufite 25 ukennye mba nkubonamo agasaza nta kintu twavugana none se umugore ufite amafaranga arasaza umugore wese Rene nakubwiye ngo icyubahiro cy'umugore n'umugabo niyo mpamvu mbona umukecuru ufite amafaranga akishakira agasore kazaza katonda waje aho gasore uzikuntu kaba kamutesha umutwe Miki shange ndumva ari danje urega iyo ushatse umusore wowe ukuze yego nago ubuzibazo uba wikururije kubera ikisi uwo musore abakeneye abana pfa kuba nabandi umukecuru nifite amafaranga ayo mafaranga yagukura akajyana mu bakobwa bangana siko Miki rero nawe ugiye kutubwira ukigera muri filime role ya mbere wakiniye wakinanye nawe role ya mbere nakinanye na Nsabe ukigiramo bwa mbere Kiramani yasa guha role yawe na Sabe yego reka niki cyakwemeza ko role ya mbere wakiniye wakinanye na Sabe iyo filime yanasohotse nanjye iri kuri Thumbnail na Nsabe
ihita inarebwa cyane. iriho rege yararebwe pe. None se ko wumva yarebwe ubwo ni wese ukemura ibibazo byose wari ufite? Yararebwe ariko aho ngaho ntabwo wahita uzabwire ko irati rwose nifite ibibazo ndakennye. None se utabimubwira uba ugomba gukora iki n'umukorera? Uba ugomba guheza. Ngaho mbwira ngo ukuntu wasanze bimeze kujya gukina filime utabimenyereye. Abari haso. Jack nawe amakuru yawe ngezeho none ngo wigeze gufatwa ku ngufu. Tubwire wafashwe ku ngufu inshuro zinga? Wafashwe ku ngufu inshuro nyinshi cyane. Nyinshi pe. Twumvikane rero kumenya ko police ugiye kumbwira bwa mbere ufatwa ku ngufu, bwa kabiri, bwa gatatu n'ababigukoreye. Bwa mbere mfatwa ku ngufu ni oncle wanjye amfashe ku ngufu. Nkubita byatari. Ari bigenze gute kugira ngo agufate ku ngufu? Tamana, sunda byibuka kwere. Gerageza. Nindi mu cyumba nyine amfatirayo. Uwa kabiri nawe yagufashe ku ngufu. Yabyuka ageze kunkoresha sex ndi muri period ku ngufu. Sha nukuntu bikunda babigukoresheje ku ngufu. Ku ngufu kabisa. Ewana ndava koko. Shange uranambabaje ngaho twibwirira ha gatatu naho nigeze andi kubana n'abakobwa babiri ikintu bankiriye mu cyo kunywa numva nyine nangiye kuzungera mu mutwe ndavuga kiriya cyumba cyo hepfo kirafunguye kuko harimo ibyumba byinshi ngo yego harafunguye bandyamyeho nsanga wanyuma niwe mvuyeho. Shange jakarambabaje.